Muri studio za Kabagema TV dufite abashitsi beza cyane kandi dukunda kandi twishimira, turabakiriye kandi tubahaye ikaze. Tukaba tugiye gutangira tuganira byinshi bitandukanye mu byo bakunda no muri Canada, ndetse na byinshi mu byo bishimira hano muri iki gihugu cya Canada. Tugiye guhera hano kuri uyu mushitsi wambaye neza cyane, aratangira atwibwira. Umutoni nabasuhuje aho muri hose, igicamunsi cyiza aho muherereye, abajya mugire ijoro ryiza, aho bakiri ku manywa mugire igicamunsi cyiza, aho bari ku gitondo bakiri ku gitondo cyiza. Hagati hari undi mujene twishimira cyane. N'ubundi nk'ubusanzwe ni GK MC Hope, umukongomani ku mutima, umukongomani kubwo kavukire, umunyekanada ku bw'itegeko. Murakoze cyane, like, comment, basista bacu babikoze. Dufite n'undi cyane hariya dukunda, nawe yagenda atwibwira. Hey guys, mumeze mute? Iseyine umukobwa wanyu ndahari, turabakunda cyane. Liking, mukoresha na subscribe, turabakunda cyane. Murakoze cyane, turabakiriye hano muri studio za Kabagema TV. Tugiye gutangira tugana. MC Hope, ko wishimye cyane no kubera iki? Nishimye, inzozi zanjye nazigezeho. Ko ndi kubona uri guseka cyane wishimye, byatewe n'iki? Nawe mbwira. Igose ukubona ibintu ni byiza, mu kanya ndisanga ku gasozi ka Bwiza, iyo ndi kumwe n'abasista banjye, abantu twaturutse ahantu hamwe, location ni imwe, mba nishimye, mba meze neza. Aba bose ni abakozi b'Imana, kandi n'ikindi ni abana bitwaye neza muri iyi minsi, abana bameze ku myaka yabo, uburyo bitwaye neza, ari abanyeshuri bumva inama, bagira bate, bakaba ari abana b'ingeso nziza. Buri mubyeyi yumva yakagombye kuba afite abana bafite imyitwarire nk'iyaba ngaba, rwose ni umugisha. Niyo mpamvu rero kuba ndi kumwe nabo ni umugisha ukomeye kuruta uko naba ndi kumwe n'abanyamahanga nirirwana nabo. Iyo ndi kumwe n'abashiki banjye, ndi kuva mu bwiza njya mu bundi, mu kanya ngatekereza ko nakwisanga ku gasozi ku bwiza. Serine, yenda turagenda tukubaza, ubibona gute, cyangwa niki wiyumva gute iyo ubonye urabona harangukizi batwabaga wagura kumwe n'abantu benshi b'abavandimwe, ariko hano muri Canada wiyumva gute iyo ubonye abantu barenze 5 6 kandi wisangamo mwanakuranye? Ubyiyumvamo gute nk'ubu wahuye na Mutoni? Mana yanjye guys, ntago mubyumva. Nyine njye uhari ni njye kubyumva. Burya umuntu yo muri kumwe nibwo ubyumva neza. Twari tumaze igihe nyine tuba Halifax, baba Moncton, twabasuye no munsi, byari byiza, batwakiriye guys, ntabwo mwabyumva. Nishimye koko, inkuru zari zabamaze. Nuko nyine ndabyabaye nyine bihari, ndetse gusa iyo uri kumwe n'umuntu wanyu, umuntu muhuje umuco, muhuje imyumvire n'imyitwarire kuva mu bwana, inkuru ziba nyinshi, mukaganira, akakubwira ibyamugoye muri Canada, mukunganira, nawe ukajya umubwira ibyakunaniye. Muto, bimeze bite? Bimeze neza, nta kibazo. Kuba ntabwo wari ukumbiye Serine? Cyane. Nicyo wamubwira sasa? Ngewe buriya nishimye kuba twahuriye aha ngaha, byanejeje cyane for sure, ntabwo ari ibyo buryarya, ngewe byashimishije, ndumva byavuze ku mutima nyine. Uyu munsi twahujwe no kuza mu bukwe bwa bamwe mu bo twaturukanye mu nkambi ya Kiziba. Ni ibintu byiza cyane byatumye twese durira hano muri Moncton. Kuri wowe kuba waje mu bukwe, abantu benshi bari kuza bagusanga hano, ubona abantu utari usanzwe ubona, muri kwiyumva mumeze mute? Buri wese arajya ambwira uko abyumva, asharinga ibitekerezo bye uko abyumva. Ntabwo bisanzwe.
twahuraga tukaramukanya keza kuzwe iteka ryose ukabona ababyeyi baravuze ati ugira abana yego ukavuga ati urakoze ntabwo byari bisanzwe mbese byaragatangaza yego umuto wowe wabibonye gute? njye buriya nageze hari ahantu bashyizeho agapesheri maka ikura byashimishije guys kumva ko umuntu twaturutse ahantu hamwe abantu tuvuga ururimi rumwe duhuriye ahantu mu gikorwa nk'iki ngiki birashimisha cyane 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 cyane. Reka dushimire umuntu watumye duhura tukongera tugahura nk'imiryango abantu tuvuga ururimi rumwe ahantu ari kabisa respect. Mwatwibutsa amazina yabo bombi niba hari uyibuka? Nibuka ni Sandrine. Umugabo we ntawe umuzi hano muri ndamuzi yitwa Moise. Buri wese nagira ijambo ababwira ku rugo rwabo rushya bagize. Moise and Sandrine. Yes. Respect. Turabashigikiye rwose tubari inyuma. Umva mwubake rukomere mubyare muheke umva turahari rwose buri munsi buri mugoroba igihe mudukeneye tuzaba duhari ikindi mwororoke. Okay. Mutoni sinzi hari inkuru naguyeho ngo nawe ugiye kujya muri Afurika uzaba ujyanweyo n'iki? Iyo nkuru ni tubwire rero. Umva njye agakuru ntabwo yumvishije nabi yumvishije kandi amakuru ya nyayo. Yenda kujya muri Afurika ku mpamvu za musaza wanjye. Wow, zimeze gute rero tubwire? Musaza wanjye imfura ya mama akaba agiye gukora ubukwe muri Afurika. Yitwa nde? Agiye gushakana na Patrick and Nyirarukundo Esther. Wow. So, okay. Ubukwe buzataha ku itariki ya kangahe? Buzabera ntago muri apresiza buzabera he muri rusange? Buzabera i Rubavu. Okay. So nimba ubukwe buzabera i Rubavu uteganya kugeraho ryari? Cyangwa no mu kwa karindwi n'ubukwe buzaba mu kwa karindwi? Yes. Mbese ntabwo umunsi urateganywa ariko nicyo gihe. Okay. So mu by'ukuri nk'umuntu ugiye kujya mu Rwanda nuteye tuntu wari ukumbuyeyo? Nari nkumbuye abantu benshi, nari nkumbuye inshuti zanjye cyane ko nari nkumbuye abavukanyi ba mama. Nari bakumbuye cyane umunsi uzaba turi nabo bizaba ari ibyishimo. Okay. So hari abashuti mwagiye mukurana mu nkambi ya Kiziba ariko bazaza mu bukwe kubera musaza wawe, urabasaba iki? Please n'abatari babimenya bazabona iki kiganiro akaba ari inshuti zacu bakaba badukunda. Aba mwese ubutumire tubasaba kuba muzaza mu bukwe tukababona kuko ari ibintu bizatunezeza cyane twebwe. Okay. So Celine, yumvise nk'ubu ngubu umuntu ngo agiye kujya muri Afurika, muri wowe uhita wiyumva gute? Yabyumva neza ndishima kuko agerayo akadusubiza abantu akabaganiza akababwira ati n'abandi bameze neza. Ikindi turamubwira ngo agende abadusuhurize kuko natwe tuba tubibuka. Mu bantu wasize ninde nibura yazagusuhuriza? Nasizeyo my big sisi mama Sandrine, ndamusuhuza kandi ndamukunda ni ku mutima. Nsigayeyo na musaza wanjye nawe ndamusuhuza n'abaturanyi benshi cyane. Nzi abana ba mama bavuga mu mazina ngo mushyano. Oya kubw'icyubahiro bahaye wakibahaye bavuge mu izina nka bangahe basi? Yego. Ndavuga amazina y'abana babo. Hari mama Vanessa umuturanyi ni benshi cyane. Okay, Celine, ndumva waragiye utembera Igisenyi. Ni nk'igiki wibuka Igisenyi? Utuntu urabona ngewe utuntu nibuka nk'Igisenyi hari igihe nakundaga kugenda, hari utuntu bakundaga gucuruza tw'utunyobwa.
cyangwa injugu ku muhanda. Cyangwa injugu ku muhanda ni nk'uduce ukumbuye nk'irubavu cyangwa kujya ku mazi umuntu akidumbagura ibintu nk'ibyo. Ukumbuye nk'igiki Rubavu wumva ku buryo wumvise abantu bagiye gukorera ubukwe i Rubavu ari ikintu gita kikuzamo ukavuga ati yo mba mpari nanjye nari kujya kwenjoyinga muri buno buryo. Ikintu nakundaga i Rubavu no kugenda nkajya kugura ibiraha. Yego. Nimba abantu bagire babyumva ibiraha narabikundaga mw'abantu ako ntimunseke narabikundaga. Oya ikindi kintu nakundaga no kujya koga ku mazi cyane cyane muri weekend kuko muri weekend habaga siporo ya mu gitondo. Abantu nyine bajyaga mu gitondo muri siporo kandi akaba ari siporo izwi no mu gihugu kenshi kuko hari imihanda yafungwaga bitewe n'umunsi runaka. So guys nakundaga ibyo bintu byombi. Wakundaga ibyo bintu byombi. So mu by'ukuri muto Demeora mukunda? Ndamukunda cyane cyane. Nari ndi kubazaga mwarimu ndabizi ko umukunda. Niba umukunda rero gira akajambo keza umubwira nibura kugira naza kureba kino kiganiro aze kuvuga ati Demayi Ewan I'm proud of you. Demayi ikintu kimwe nakubwira nkijeje ngiye ku giti cyanjye ndagukunda kandi ndabizi ko na my family turagukunda cyane cyane. Umva nuza mu muryango wacu ntabwo nta kibazo uzagira, tuzagufata neza, tuzagufata nk'umwana mbese nk'uko mama dufata ariko n'abazagufata nk'uko mufata barumuna banjye cyangwa umusaza wanjye niko nawe tuzagufata mu muryango. Turagukunda cyane nk'akantu kaka gift keza umuteganyiriza niba atari ibanga ariko wumva ari nk'agace uzamuhereza nibura. Aka gift ko nibanga kuko ndashobora neza kari buze kureka ariko ahantu hari abyitege akitega umva gift uyitege. Okay, so urabona nka musaza wawe afite muri iyi minsi kari uri kumutegura no kumuba hafi uri kumubona ameze gute? Yenda ni ibintu tarajyamo deep ariko uri kumubona ameze gute? Musaza wanjye uburyo ndi kumubonamo ngiye biri kunshimisha uburyo kari kunyavuga ati ejo hazaza ndaba ndi kwitwa papa. Yego. Ndaba mfite umudamu. Yego. Mbese ibyishimo byiwe nibyo byanjye barumva mwifuriza nyine ibyishimo. Okay, none se ubona mbesi ubona musaza wawe akenshi ni umuntu ugira morale ukunda no kuba yaba ari kuganiriza abantu. Ubona muri iyi minsi ari kwitwara gute? Ubona byarahindutse? Ubona bimeze gute? Umunsi wundi ngewe ukuntu mbibona mbona umusaza wanjye nta kintu cyamuhindutseho, mbona yishimye ameze neza. Gusa hari abantu bamwe baba bari kumuhamagara brada wawe yarakwanze iki ni ntabwo brada wanjye yabanze. Ababrada bose mubingira, abasista mwese mubingira, ntabwo yabanze. Ari gufokasinga ku bintu bimwe na bimwe. Ejo bundi afite ubukwe mu kwa karindwi, brada wanjye afite byinshi byo gukora, akeneye gushaka amafaranga mu buryo bushoboka ubwo aribwo bwose kugira ngo abone uko azatunga umuryango akeneye gushaka. Umuryango ari gushaka kugira abone uburyo azawutunga mu muryango. Okay, yenda murakoze cyane twa turi kuganira ku bigendanye n'ubukwe na brother wawe. Reka twigarukire mu buzima busanzwe. So Celine, ubona how do you enjoy Canada? Hey, life is good, guys. Life is good. Ibintu bimeze neza. Ntabwo. Of course, harimo difference in Africa. None ariko bambwiye ko hakurya iri iwanyu muri Halifax mutuye kuri Ocean haba amafi meza ameze neza, haba utuntu nk'utwo tuntu bimeze bite kugira ngo wadukumbuze? Ntabwo ndahagera. Kugira ngo agukumbuze ko ari byinshi twarara dutashye wataye iwacu. Gusa ibintu birahari
byinshi, hari amafi nayo amafi aboneka muri Afurika nayo arahaboneka nayo amafi matoya. Yego. Isambaza. Yego. Ya nayo abahari. Wari warya umunyenga mu bwato se? Mu bwato. Ya. Ntakangaje. Ariko nyine bisaba insurance. Banagende kundi muntu. Nyine arabona ntabwo buno bwato kujya mu kitwara tuno utwara twa moto. Hano muri Canada ntabwo wadutwara utari kumwe n'umuntu ufite insurance. Yego. Biba bisaba uba ufite insurance y'imodoka wishyura. Yego. And then babone baguhereza ubwato witwara. Okay. Ntabwo nzi wayinde. Ntabwo urabikoraho ariko. Nabikozeho ariko nandi kumwe n'uwo muntu. Aragufasha uragiye. Ya ntabwo nigeze mbaza bisaba ko umuntu agomba kuba afite insurance kugira atware ubwo bwato. Wari wagerageza kujya muri ocean ukoga? No. Urabitinya se? Ndabitinya. Utinya iki? Utinya amazi? Twigeze kujyayo and then tubona hari ahantu handitse attention. Attention. Harimo ku bintu ngo by'ingona ngo n'ibiki by'ibifi binini birya abantu. Okay, so mu by'ukuri Mutoni nawe yenda tukugarutseho turi no kugana ku musozo. Mu mujyi wa Fredericton ni igiki wakunze, ni igiki ubona cyabaye challenge kuri wowe? Ngewe ikintu cyabaye challenge kuri ngewe ndi muri Afurika. Afurika ni ahantu ndi muri Afurika hari uburyo nari mbayeho, ngeze na hano hari uburyo nabayeho, biri difera cyane ku buryo maybe ushobora kuba wavuga ati ese uno munsi ku bantu b'abamama cyane uno munsi umwana ararya, ariko muri Canada abantu baberereye mu cyegera umwana ntabwo uvuga ati ararya ikindi kintu ku muntu udafite ishuri kubona akazi biroroshye. Ntabwo bisaba wenda warize uraminuza akazi karahari. Fredericton akazi karahari cyane. Yego. Okay, so ndumva twabashimira igikorwa cyiza mukoze. Turi gusoza rero buri wese yagira ikintu avuga ari no gusezera, feel free, then tubashimire cyane ko mwitabiriye Kabagema TV, n'ubutaha muzagaruke. Buri wese yasezera ari kugira akajambo kamwe abwira abakunzi ba Kabagema TV. Kaira kuri Serine. Guys, turabakunda, following, subscribe, share, comment. Ikindi kintu mwifuza kutumenyaho my side mucyandike muri comment mukitubwire, naho ubutaha tuzakiganire. Nabyo birafasha kuko hari abantu baba bakeneye kumenya ibintu ariko mutabitubajije ntabwo twamenya ngo turababwira ko guys. Rero niyo mpamvu tuba dukeneye comment zanyu. Ikindi murakoze cyane, turabakunda, tuhari kuko muhari, namwe muhari ko duhari, ni ugufashanya guys. Turabakunda cyane. Ciao. Nanjye ntabwo ndi bujye kure y'ibyo Serine avuze. Turabakunda, tubahoza ku mutima, bakuru bacu, barumuna bacu, ba brother bacu, turabakunda cyane, tubahoza ku mutima. Bye. So urakoze cyane, Imana ibarinde.